kanseri ya prostate ku bagabo, kanseri ifata prostate ni imwe mu ndwara zihangayikishije isi, ariko by'umwihariko abagabo. Hari umuntu wambajije ngese wakirinda kanseri ya prostate gute, cyangwa se n'iki wakora kugira ngo uyirinde. Ntabwo hari ibintu exactly ugomba gukora kugira ngo wirinde kanseri ya prostate, ariko hari ibintu byinshi, hari ibintu bihabwa amahirwe byagufasha kugira ngo nyine ugabanye ibyago byinshi byo kugira iyo kanseri. So ariko abantu benshi nyine babimenya bitinze, abandi ntabyo bazi, ariko tugiye kureba ku bintu 10 bishobora kugufasha kwirinda cyangwa se bishobora kugabanyiriza ibyago byo kurwara kanseri ya prostate wowe mugabo, umusore, muhungu. Ikintu cya mbere no kurya imboga n'imbuto byinshi kandi bihagije mu mafunguro yawe ya buri munsi. Ushobora kuba wenda kwera abatipe benshi, hari abantu batita ku mirire, akumva ari muri ghetto, ndashonje, agahita afata arashonje, agahita afata spaghetti, agatogosa akarya nta mboga, ahubwo we agashyiramo spices cyangwa se ibirungo byinshi aho kugira ngo yite kuri izo mbuto n'imboga. Kandi ikindi, abajama bafata umwanya bakita ku bintu bijyanye n'imbuto n'imboga muri ghetto ni bake, wenda ndi kuvuga la majority kuko abenshi bari bishobora kuba bibana cyangwa se n'aba mu rugo. Ariko imboga n'imbuto byagufasha cyane, byagufasha mu kwirinda iyo kanseri ya prostate. Ikindi no kugabanya inyama zitukura cyangwa se inyama ziri processed cyane cyangwa se inyama zatunganyijwe cyane zo mu nganda. Twese abantu benshi bakunda inyama, nanjye ndazikunda, ariko inyama zitukura si inyama nziza, by'umwihariko ku mugabo ufite imyaka 50 cyangwa se urengeje imyaka 50, kubera ko nabyo biri mu bintu bitera ibyago byinshi byo kugira amakanseri cyangwa se izindi ndwara zidakira zigiye zitandukanye. Kandi na kanseri ya prostate cyangwa se kanseri ifata prostate nayo irimo. Ikindi kugabanya no kugira ibiro biri mu rugero. Ntabwo niba ufite ibiro 60 wenda ufite imyaka 50, all of the sudden ukabona ugize 90, ukabona ugize 100, ntabwo byakugwa amahoro. Rero ugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo ugire ibiro biri balance, cyangwa se ibiro byawe bitarenga bitaba byinshi, ahubwo ugumye maintaining. Ikintu gukora siporo byibuze iminota 150 mu gihe cy'icyumweru, mu cyumweru cyose, si nyinshi. Iminota 150 buri cyumweru mu minsi 7 yagufasha gusevinga ubuzima bwaho igihe kinini cyane. Niba uvuye mu kazi, fata akanya usimbuka umugozi, push up n'utundi dusiporo nyine tworoheje ushobora gukora, ariko ugire akanya ko gukora siporo. Ikindi ni ukutanywa itabi ku bashaka kubyiga cyangwa se n'abarinywa kurireka. Itabi si byiza, uretse no kwangiza ibihaha no gutera ubugumba, ariko itabi bitera n'amakanseri agiye atandukanye, na kanseri ya prostate irimo, kanseri ibihaha n'izindi ndwara zigiye zitandukanye kandi zidakira, zifata abagabo cyangwa se n'abasore muri rusange. Ikindi ni ukugabanya cyangwa se kwirinda kurya kunywa inzoga nyinshi. Inzoga ni nziza, ariko by'umwihariko ni nziza iyo zitabaye nyinshi cyane. Ni nziza, yes, hari abantu bagira kiritire bitewe n'ahantu wavukishwa kuvuka wanyu benga, cyangwa se bafite n'akabari cyangwa se bafite hoteli, wenda akantu ko kunywa inzoga akaba ari umuco. Ntabwo urumva drastically ntabwo wahita uzirika, ariko ntizibe nyinshi cyane. Iyo zibaye nyinshi cyane nyine ziteza ibyago byose byo kugira amakanseri ya prostate n'izindi. Ikindi ni ukurya amafi akungahaye kuri omega 3, harimo insambaza cyangwa se amasalmon, na terapiyo zibonye nazo ni nziza, ziragufasha. Ariko by'umwihariko nyine ukita ku mirire yawe. Ikindi ni ukuganira na muganga cyangwa se kugerageza ugasuzumisha prostate yawe, ukakora ibyo bita screening, cyane cyane niba ufite hejuru y'imyaka 50 cyangwa se imyaka 50. Ariko ibi ni umuco hari w'abazungu, mu birabura twebwe hari cyangwa se hano muri Afrika ni umuco utaratera imbere cyane. Ariko ni byiza gusura muganga, ugakora general check up, bakakureba uko umeze, muganga akareba uko umeze. Ikindi ni ukuvura cyangwa se no gukurikirana izindi nama za muganga ku zindi ndwara ufite zidakira. Ushobora kuba ufite diabete, ushobora kuba ufite asima, ushobora kuba ufite ubwandu bwa virusi itera sida, ushobora kuba ufite ibintu byinshi cyane. Rero biba byiza ugiye ukurikira muganga, ugakurikiza inama kugira, ariko none bikaba byiza none ugiye ujya gusura muganga none ukamubaza byinshi kuri ubwo burwayi. Ukabisibye ko sinzi no mu baganga ntabwo turagira umuco wo gutanga amakuru. Sinzi
sinzi wenda niba ari njyewe bibaho wenda ujya kwa muganga bitewe na information runaka nshaka sinzi ubona uko zishaka ntabwo mbizi cyangwa se nshobora kwambaza cyane I don't know, ariko n'abaganga nabo ntabwo bagira ingeso yo gutanga amakuru cyane niba ugiye ukamubaza, ariko nanone tuvuga bafite akazi kenshi, akaba ariko tubyita bafite akazi kenshi, ariko nta buryo bwemewe nyine bwo kwirinda iyi kanseri nk'uko nabivuze nyitangira ikiganiro exactly cyangwa se extremely. Ibi ni ibintu nyine bishobora kugabanya ibyago byinshi byo kurwara iyo kanseri. Still reference cyangwa se aho mbona ko ya makuru ni kuri National Cancer Institute, ni institute yo muri Amerika nayo itanga health informations, and again it's Mayo Clinics. Still that is where I get all informations that I deliver here. Rero abantu mukunda kuvuga ibintu tazi mvuga ibyo nzi mvuga ibintu nzi ntabwo mba naje hano kugira ngo mbeshye. So kanseri rero ya prostate cyangwa se kanseri ifata prostate ni mbi kuko ntabwo ikira iyo yagufashe igeze kuri stage yo hejuru, ntabwo ikira nyine nk'izindi kanseri zose. Kandi prostate ni urugingo rudasimburwa, ni urugingo rw'ingirakamaro mu buzima bw'umugabo bwa buri munsi. Utatuzagana ku kamaro ka prostate, iyo tip ndayibemera, tuzagana ku kamaro ka prostate ku buzima bw'umugabo, turebe niyo yangiritse nyine ingaruka bitera ku buzima bw'umugabo cyangwa se umusore cyangwa se umuntu wese w'igitsina gabo, kugira ngo tumenye nyine tube aware y'ubuzima. Umuntu wakimbajije numuru aturuka i Burundi, ndizera ko musubije, ndizera ko nyine ugushize amatsiko kuri ku buryo wakirindamo prostate, nubwo nyine atari ibi like ibintu biri 100%, right? Ni tips, right? So rero niba ushoboye, kuko Burundi buvuga Igifaransa, niba ushoboye gusoma Icyongereza wagenda ugasura Mayo Clinic cyangwa National Cancer Institute website ugasoma n'andi makuru arambuye, ko ngiye mbibona mu Cyongereza nkasobanura science mu Kinyarwanda. It is what it is. So ndizera ko mwasobanukiwe. Abagabo mwirinde, mukora siporo, murye neza, imboga n'imbuto, ibintu bya spaghetti, kamara kimwe rya spaghetti n'udufiriti turaba muri ghetto, uba muri ghetto ntago ari byo. Ite ku mboga, ite ku mbuto, indyo yuzuye kandi iboneye, indyo nziza ntago ari, ariko sinzi abantu twese ntago tugira kitire zimwe. Nkanjye iyo mfashe ibyo kurya bitarimo imboga, I'm telling you my people, ntago mba numva nyine ntariye tu, mba numva ntariye, mba numva ari ikintu kibura. So rero imboga, wenda imbuto zo ntago nzikunda cyane, ariko ikintu cyitwa imboga, ewana imboga, iyo nta mboga dufite mu rugo cyangwa se dufite muri stock yacu, ubuzima buba bwahagaze. So nawe ugira umuco w'imboga wo kurya imboga si broccoli, imboga si imiteja gusa na dodo, n'ubundi bwoko bwinshi bw'imboga buboneka around, bwagufasha kwita ku buzima bwawe n'imibereho yawe. So tugira ubuzima bwiza, tumenya ubuzima bwacu bwa buri tumonitaringa ubuzima bwacu buri munsi, tumenya icyo tugomba gukora, dusura muganga, tubaza amakuru, bityo tuzabaho neza, tuzabasha no kurambaho ubuzima bwose gufata. Rero bisaba kugira ngo tube aware y'ibintu byose. Niba kunze ikiganiro, liking, commenting icyo naza kuganirizaho, sharing ku bandi, utara subscribing. I don't know what you're waiting for, ntabwo twitegereje subscribing. So